Muraho neza, murakaza neza kuri uno muyoboro wacu wa YouTube. Uyu munsi turaganira ku ngingo abantu benshi bakunze kugiraho urujijo ariyo Artificial Intelligence cyangwa se ibyo dukunze kwita AI. Ushobora kwibaza uti se AI ni iki? Ikora ite? Ese ni byiza kuyikoresha cyangwa hari ibyago biri mu kuyikoresha? Ba hafi tugiye kubisobanura byose. Artificial Intelligence mu Kinyarwanda bivuze ubwenge bw'ubukorano. Mu buryo mudasobwa cyangwa telefone zikoresha mu gukora ibintu bisanzwe bikorwa n'abantu kandi nyamara zidafite umutwe ngo zitekereze. Zishobora gukora ibitekerezo, gufata ibyemezo, kumenya amajwi runaka ndetse zizi no kwandika. Urugero rw'ahantu ushobora gusanga AI: iyo uvuganye na Siri mu modoka yawe uyibwiye kuyikorera ikintu runaka cyangwa kuguhamagarira umuntu runaka, cyangwa se Google Assistant, uba uvugana n'ubwenge bw'ubukorano aribwo AI. Iyo YouTube igusubije video zisa nk'izo wigeze kureba, muri make ukimara kugera kuri YouTube hari video uhita ubona. Hariya akenshi haza video zisa n'izo wigeze kureba cyangwa se zivuga kuri topic imeze nk'iyo ukunze kureba. Ibi nta bindi bikorwa na AI. Iyo kamera ya telefone yawe imenya isura yawe, muri make ku bantu mukoresha nka FaceApp, aho ureba muri telefone yawe igafunguka, undi muntu yarebamo nyamara ntifunguke, cyangwa se kamera igashyiraho focus mode, none AI iba iri kubikora. Ngira ngo ubwo aho tugeze ahangaha buri wese yatangiye kugira nosiyo cyangwa amakuru make yamenya ku bijyanye na AI. Ikindi wamenya, AI ikoresha ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere bacyita Big Data. Hano ni uburyo amakuru menshi akusanywa buri munsi. Ibyo ureba kuri interinete, aho uciye, ibyo wanditse n'ibyo wakunze, AI byose irabikusanya, ibikusanyiriza ahantu hamwe. Uburyo bwa kabiri babwita Machine Learning, uburyo mudasobwa yitoza kumenya ibintu binyuze mu byo yamenye mbere cyangwa mu byo yamaze kubona. Uburyo bwa gatatu babwita Algorithms. Hano ni amategeko agenga uko mudasobwa ifata ibyemezo cyangwa igira icyo isubiza umuntu runaka. Urugero nka ChatGPT mumaze kumenya muri benshi. Iyo uyibajije ikintu ikoresha algorithms zisobanutse neza, igahita igusubiza nk'aho ari umuntu muri kuvugana. ChatGPT si umuntu, ariko igerageza kumera nk'abantu neza. AI ifite inyungu nyinshi cyane mu izamuka ry'isi ndetse no mu iterambere ry'isi. Nko mu buvuzi, AI irifashishwa mu gusuzuma indwara nka kanseri vuba kurusha muganga. Mu burezi ifasha abanyeshuri kubona ibisubizo byihuse nko muri Google Lens, ChatGPT cyangwa Duolingo. Mu buhinzi, mu bihugu bimwe AI ikoreshwa mu kumenya igihe cy'ihinga ndetse n'indwara z'ibihingwa. Mu bucuruzi, AI igaragaza isoko n'uko igiciro gishobora kuzamuka cyangwa kugabanuka mu gihe runaka. Ku bafite ubumuga, AI ikoreshwa mu guhindura amagambo mu majwi cyangwa se mu kugaragaza ibitabasha kuboneshwa n'ijisho rya muntu. Ariko kandi nanone AI iramutse itagenzuwe neza ishobora kugira ingaruka zikomeye ku kiremwamuntu. AI ishobora kunyaga akazi abantu. Amamashini ashobora gusimbura abantu mu mirimo isanzwe ikorwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi, n'abakora kuri resebusiyo, abashoferi ndetse n'abanditsi n'abandi benshi. Ishobora kwibasira ubuzima bwite. AI ikurikirana ibyo dukora, aho tugenda, ibyo tuvuga. Bino bishobora gutuma dutakaza ubwisanzure, kuko nk'ubu ngubu AI iramutse isohoye ibintu byose ikuziho, ushobora gutakaza ubwisanzure kuko buri kintu cyose ukorera muri telefone AI iba igifite. AI kandi mu gihe ikoreshejwe nabi n'abagizi ba nabi, abajura bashobora gukoresha AI mu kwiba amakuru, gukora amajwi cyangwa amashusho y'ibinyoma, ari byo dukunze kwita deepfakes. Deepfakes ni uburyo hagaragara amashusho y'ibinyoma akagaragara nk'aho ari aya nyayo kandi nyamara ari aya fake nk'uko muri kubyumva, ni deepfake. Ariko nanone utabisobanukiwe
ndetse na benshi babisobanukiwe bakunze kubigiraho urujijo igihe hakoreshejwe deepfakes. AI kandi ishobora kuzagera igihe ari nacyo giteye ubwoba ikagira ubwigenge bwayo. Isi ifite impungenge y'uko AI ishobora gutangira gukora ibintu ku giti cyayo itakigenzurwa n'abantu cyangwa se itagitegekwa n'abantu. Iki nicyo gihe cyaba gikomeye, ikora ibyo ishaka mu gihe ishaka. Ushobora kwibaza uti ese twakagombye kugira ubwoba cyangwa twakagombye kuyikoresha nta bwoba? Niko kuri koko AI ni inkota ishobora gukiza cyangwa gukomeretsa bitewe n'uyifite. Abantu nk'Abanyarwanda dufite amahirwe yo kuyikoresha mu nyungu zacu, guhanga imirimo ishingiye kuri tekinoloji, kwigira online utagombye kujya mu mashuri y'ikirenga, guhangana n'ibibazo by'igihugu nk'imihindagurikire y'ibihe dukoresheje AI. Ariko nanone twakagombye kumenya neza kuyikoresha neza kugira ngo abana bacu tuzabigishe uko ikoreshwa neza no gushyiraho amategeko ayigenga mu gihugu cyacu. Buri wese biramureba. Tugana ku musozo w'ino video, reka nkwibariza ikibazo. Ese wowe utekereza ko AI izafasha isi cyangwa izasenya ibintu byose ku isi? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ubwire n'abandi by'iyi video. Ntucikwe na video ziza gukurikira. Tuzaganira ku buryo AI ikoreshwa mu Rwanda, mu buhinzi, mu masoko no mu burezi. Nkubwira ngo ntugende udakanze subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel. Nimba dusanzwe tubana urakoze kugaruka. Gusa nawe kanda like, usige na comment kugira ngo tuzajye dukomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Njye wumvaga kuri mikoro ya telefone yawe cyangwa se mic yawe, nitwa Ronge. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.